mu gihugu cy'ubwongereza Samir ngira ngo nayo bikomeje ko defense ibanza mu yose yaravunitse ndavuga Josko Ruben Diaz ndetse n'umuvandimwe witwa John Stones ni nayo mpamvu Pep Guardiola utarashije igikombe cya champion inshuro ebyiri zikurikiranya afite umugambi wo kugitwara muri uyu mwaka nyuma y'uko icyumwaka ushize akimutwaye Arne Slot yongeye imbaraga mu busatirizi yongeye mu muvandimwe witwa Antoine Semenyo Mediane yaraguze rwose yashizemo batijane muri sama iheruka ariko nyuma yo kugira ikibazo cy'imvune Samir bagiye kuri Captain Gohimak ubushize yavuzwe muri Liverpool birangira atagiye sikanshi Pep ashaka umukinnyi akamubera flop ni gake unyuze muri Barcelona Bayern Munich mu gihugu cy'ubwongereza yashatse umukinnyi danze bikunze hari icyo timu ye nawe bamubonye mu byanze bikunze Palace muri nako gwe muri Palace no mu gihugu cy'ubwongereza muri rusange nize carte yifitemo sibyo ngo adora avuga ati reka mutereke muri defense yanjye muri ukwezi kwa mbere karite ya mbere isumba izindi gagira mu muyobozi ibyarigeye apari ko ari umuyobozi mwiza n'umukinnyi ufite polyvalence muri we Gehi yakina uruhande rw'iburyo cyangwa rw'ibumoso icyarimwe kugakinisha amaguru yombi mu buryo bungana ikindi Gehi ni umubiteri Gehi ku mipira y'imiterekano yagutsindira cya gitego kimwe wabuze kuko ashobora no kuyagutsindira ya mipira igarutse ama reprise ya mipira batengo muri kona agateraho umutwe kugeza amakakura agaruka Gehi agira amatire cadre yo kuri iriya mipira igarutse ikindi apari yo polyvalence nari mvuze no ikindi afite experience uriya Gehi ntamaze nk'imyaka 5-6 muri Crystal Palace niba mbiteranyije neza kuva 2021 iyo sezo imyaka 5 ifunze irimo Man City kugura Gehi yabiguze umukinnyi weze wamaze kugira inyota y'ibikombe ikindi umaze kuba umukinnyi titire discutable w'ikipe y'igihugu bwongereza impamvu yamubaye ni iyi ni umukinnyi utagira imvune nyinshi rekoro y'imvune ntabwo ari nyinshi niyo azigize sizamvune zimusibye igihe kirekire yagira kanoke n'umuntu ntabwo ari icyuma Tanzania no bajya bakabya ko ngo iyo bagiye gukabya umukinnyi wabo baravuga ngo ni nusu cuma nusu mutu ngari urumva ngo ikimwe cya kabiri cye ni icyuma ikindi kimwe cya kabiri ni umuntu kandi no bivanze apara kuvuga ngo uruhande rumwe ni icyuma ahandi ni umuntu biravanze uziko no bakabya uriya musquateri wa Cameroon Fonde Chemaron bamwita ngo nukuta wa Yeriko ni ukuta wa Yeriko nukuta rw'Yeriko bakabya kubi ariko Kagere byari byo Terminator byari byo rwose ijyari rero kuri Gehi ni umukinnyi weze ukuze mu mutwe wagize igihe cya rejection ko ano umuntu wirukanwe mu ikipe ya Chelsea ntabwo bigeze bamuha umwanya ajya muri Crystal Palace akoresha amahirwe yahawe kugaruka muri Man City cyaba ari igihembo cy'ibyo amaze iminsi akora kandi Pep Guardiola yababonye umukinnyi mwiza impamvu Pep Guardiola mushaka na mbere yuko Ruben Diaz avunika akaba Ruben Diaz ari hanze ibyumweru 6 yatangiye mu kwezi kwa mbere ukungu turimo bivuze ngo niba ku kwezi se kuri kwageza ibyumweru araza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uku kwezi turimo kuri kwageza 3 bivuze ngo 3 biruzura muri weekend hasigaye ibindi 3 biragwa ryari mu kwezi kwa kabiri mo hagati mu kwezi kwa kabiri mo hagati iki cyumweru turimo harimo champion igikurikira ni Champions League niba n'igikurikira ni Champions League basoza City mira confirma mu 8 za mbere kandi impamvu City yagiye kugura IT Nuri suka ari we yashakaga yari yamaze gukonfirma Joshko Vardiol nk'umukinnyi wo ku ruhande ariko muri defense muri center back ye yabonye ko John Stones we n'igikenyeri kandi bisanzwe igikenyeri nacyo gishaje kuko hari ibikenyeri babi bikera amasaka babikomeye ku buryo ukiba kitapfa kuvunika kuko ngo gitandukanye ariko hari ibikenyeri biba byaramaze igihe kinini bimwe bahingiraho ibikenyeri bimaze kuri ibikenyeri biba bivungagurika byo mu muswa bigize Stones muheruka kumubona kina match 10 zikurikiranya ryari sivuba rwose yemeruka kubona Stones ufasha City uribuka Stones ikina hagati mu kibuga yasezo batwemo Champions League kuva icyo gihe sindongera kubona Stones uwo ngo ni tumuba kandi nabwo yagaragaye muri retour yazanye umwana witwa ngo ni uretse kujya kuri Oreille Vitor Reyes baramutije amukajije mu kibuga ikibuga kiramubwira ati Havertz uretse gato ntabwo uragira aho gukina mu Bwongereza Vitor Reyes icyadenze kandi umukinnyi w'umuhanga utabaho bamushyiragamo ikipe yatsinze
nkareba ukuntu kano kana k'ibisatsi bikaruta Agatambaza. nkavuga ni kano kana karawuzi kakunda gutanga asiste mu bitego bya gatandatu n'ibya gatanu nkavuga na kakara ni kabi cyane noneho hari igihe bavunitse gasiga ariko kagomba gutabara kayitsindishaga mu cyumweru hagati no muri weekend umwaka ushize w'imikino cyane umwaka ushize igihe bari bagakeneye igihe bari bagakeneye cyane muri fazari yego nibyo mubwira ngo kwa City abakinnyi babayo umuntu abatinya yigeze kubatsindisha kuri match ya Spurs ariko igihe cyagera bakabakenera yewe ntabwo tubona ko nta kintu kirimo Pep Guardiola amaze kubyitegereza akabona ko ku isoko nta mu center back uhari tutabeshyanye mu namwe mu murangi center back uyu nguyu reka turi kuvuga twese tuzengurutse amaso mutubwire ngo bafite ari mu center back n'uri ahantu ari uri ahantu uguri yagusaba amafaranga nanone menshi. wimbwira ngo Saliba Hari amakipe wimbwira ngo atagurisha, Saliba ntabwo City ijya kugura kwa Arsenal Yego. wowe mbwira mu makipe mato ukuntu kera twigeze kubona Southampton ifite Virgil Yego. ukuntu twabonaga za Leicester zifite ba Wesley Fofana Yego. tuvuga ati umuntu yava Lewis Dunk ni mukuru ntiwajya kumugurayo oya aba banduza ba Jean Paul Van Hecke nabo bona Jean Paul Muyore Cristiano Romero yongereye amasezerano muri Tottenham Ricky Van de Ven nawe ntarakura uriya umwe Newcastle nuko igira umuntu uvunika se Botman Newcastle se wagurayo reka Newcastle n'abanyabito urisha amafaranga se Newcastle wamugana inde Gurisha wundi amafaranga. yagurisha reba kugira ngo igurisha Isaac ukuntu byasakuje mu makipe mato nta mudefanseri uri affordable uraza gusanga wa mugani ni Guhimak rero City imaze gukora iyo diagnosis bavuga ati nta mudefanseri uhari we central ariko tumufita ese wagize ngo Barca kuzana Cancelo ntabwo ari kubibona ko bafite umusenta back ukina kuri kabiri kandi bakaba badafite central defense ikomeye uzi ko hari match bazimura bazakuramo uriya Munyeskoro bajire kunda gakina muri defense na kubarisa nicyo batekereza niyo ngiyo uko nawe barabizi ko center back ku isoko nawe baravuga ati ubwo center back adahari dufite uwo twaguze wa mbere ku isi kuko bagura Josko Vadio bavuga ko ari umudefenseur wa mbere ku isi muri byibuka na Duelze na Messi mu ikipe y'igihugu ya Croatia abantu benshi bavuga ati tugiye kumupima noneho baravuga ati reka tumukuri ibumoso ariko wenda mu nimero 3 ye yaboneka bahuriza kuri Ryan Aitinuri baravuga ati reka tuzane Ryan Aitinuri kora ko Stones yanze gukira kandi tukaba tutamwizera no muhorani no mweskoro n'ikimenyi ageze muri equipe nationale bamujyana kuri 3 muri central defense niba mwizera reka tugire dute tuzane Maestro muri defense twizere Ruben Diaz hanyuma turwarize kuri Aitinuri Matheus Nunes nawe dufashe kuri kabiri wenda abo bakusanov ni tunabakenera bazajya bakina kuri kabiri ari abasimbura icyabaye Ruben Diaz nawe yakinnye amezi aya 3 yakinaga nabi nawe urwego rwo rwari rwarundi ariko ahita avunika ijyari rero turaranganya amaswe tubigenze dute bahita bumva ko kwa Crystal Palace hari umuntu wanze kongera amasezerano ntago City yobe ko Liverpool yatanze 500 ntabwo ari amafaranga usubira muri direction noneho 500 uragatanga 500 agenda muri ayo 500 watanze arimo Isaac ibitego bibiri cyane muri 500 watanze arimo aya Florian Wirtz uzambwira gakora uburyo yego aranira uberwa n'ufite imibare ngo yakereye ngo buryo yego yabukereye sawa hanyuma cyane hanyuma harimo n'abandi benshi bagiye bagurwa batari gutanga umusaruro na yabizi kitahita ijya gukomanga ngivuge ngo mudandi mafaranga ntabwo ariko byahita bigenda kwa Arsenal ga no barayatanze bese bo barahita basubirayo nese bo ntibatanze ya Gyökeres nabo bagenda bavuga ngo tufate nk'urugero Arsenal uziko ngiye baba center back babiri uguze Inkapi uguze na Mosquera batari bateganyijwe kuko twese turabizi ka Arsenal ibi twari tuzi izakemura ikibazo cya nimero 6 ugiye Thomas Partey ikagura n'abarutayizamu ariko yongeremo n'abadefenseri babiri yaguze Zubimendi yaguze Madueke yaguze Cristiano Rugard yanaguze Vita Joker na Michael Lize abakinnyi yaguze abakinnyi 8 Arsenal abakinnyi 8 niba waraguze abakinnyi 8 nayo arabizi ko atayatanga ariko kwa City nihe ni mu bitoro bafite amafaranga ni mu bitoro hameze neza ngana baraguze Guardiola itababwira ati rero nasinya imyaka 2 none se murashaka ngo nzagende bantuka nashaka mbasigira ikipe si yongeye kuba City iyo kuri cya kibuga harya cya kera cyitwa gute cya City Pep Guardiola aravuga ati nabasinyiye imyaka 2 Main Road ati nabasinyiye imyaka 2 ntababeshye kino gikombe kirandagaye nanjye niko mbibona simbabeshye Arsenal wowe uzi ikikombe kiza kuba kitandagaye iyi Liverpool za Crystal Palace zatsinze na za Nottingham
wimbwira ngo Liverpool ngo yego ngo ni Liverpool yaje mu mibyizi n'ibyo Champions League nurayiti ariko se byari ikintu kimwe rega njya mbureminga equipe ishaka gutsinda buryo uragatsinda kimwe bakikwishyura yego ariko wimbwira ngo washaka gutsinda ngo wahanganyije ubusa ku busa none se wari gutsindisha ubusa shiramo kimwe bakikwishyura uvuga ngo ni kimwe shiramo bibiri uvuga twenda nikosa nakoze barinyishye ariko nange natsinze ni nayo mpamvu mubwira kuri Jamaica asaba gutsinda ikipe yitwa Nuza Curacao ikajya mu gikombe cyiza inganya ubusa ku busa nese uwo urambwira niba basi utsinze bibi bakabikwishyura twazibona uwo tubyegekaho ariko ubusa ku busa nta gitego washize ubusa ku busa kwe ubizi neza kari umukino w'igikombe iyo zaka yatsinze ko ifite umunani abatuvuga ibindi ari gatandatu bigenda bite bakina mu cyumweru hagati ukajya kwa Everton ikagukubita kimwe cya Dominic Calvert-Lewin ukajya kwa Man City uzihurira na Man City gati kubwira ati ndakunywa ndakwica cyane ijyari rero Pep arababwira ati igikoro se simubona ko cyandagaye bati oya bagashidikanya etoga ati sinakuyemo umunani ati kandi yindi yari ikomeye kuruti kuko ari scenario yindi yakuyemo umunani yigeze kubara iminsi yamaze iminsi 40 ari ya mbere ku rutonde rwa champion birangiye bayitwaye igikombe agahita akubwira ati rero reka nkwereke ikintu kimwe azagaruka mu byumweru bitandatu ari kuriya ni nusu cuma nusu muto muzane hano Joshko aramenyereye ndabashyira mu ndagize center back ikomeye Rani Sheriki ari mu birere nazanye ikimashini cy'ikinyagana Jondi Harandi nabonye ari kuvuga ngo uyu ngo yaje kunwara Golden Boot ngo nazajya mpasa ngo ntazajya mpasa ngo yaje kunwara Golden Boot kandi Harandi yakuyeho igitego cya semenyeje ubundi yagakore ko ari itsindiye bibi hanyuma Guardiola we afite urima ganiramo n'ababosi be nta gihe na kimwe tuzi Guardiola bamwimye amafaranga oya ntabwo bigeze afite ukuntu yiganirira n'ababosi yasabye kandi noneho buri cyiza cya Guardiola bimwe bambazaga Guardiola shanajya husha ameze nka Kamishi yagiye ku isoko abafite remanzi arebye Kamishi muri rukuruzi niwe wavuze ngo ijisho rye ngo rireba rimwe ntirijya rireba kabiri ngiyarebye ngabona umwana akaba ati na confirm uyu mutaramu kusano vutwe sike turisiko nta musano azatanga n'umwana aba Victor Reis n'abana turisiko nta musano wako kanya ariko arakugendera akakureba abantu bose bahari bareba akajya muri Atletico akaguramo Rodri asize yo Thomas Partey kandi ari ubanza mu kibuga ati mu muriyo mu Melody akagenda akitegereza abantu bose muri AC Milan ati mu beti Janire yinde none ntaragushyiraho umutwara akavuga ati tuyo kintu kimace gikomeye kigoranye jyamo tuyo cyana amakipe yimva kazi gukina jyamo Ryan Sheriki akaba afite ukunda bicanga canganya subona ko Marimushi akoze physique azamutse avuye mu gikombe cya Afrika yumutse nayo mikino yigiye kuza ko byagenda koza agiye kuyibona Pep rero aragenda akarezona abantu agahita avuga ati nabantu 6 harimo mubara 3 leta avuga ati hano mu rugo nzamura ati mashi baza ntiyaramunyoye ikibuga cye ati ibi birabirya ati mubara 3 agahita avuga ati ko muri ayo 3 muri kubara irajya kwa Nottingham muri banza kwa Nottingham muri no weekend Nottingham muri weekend irajya kwa Shandaishe muri weekend irajyayo ati mubanze muyitegaho ati nina hasimbuka izajya kwa Leeds izajya n'ahandi akayitega iminsi mpaka ifasha yazatatu yabura kuvamo reka nibidatombe nka Real muri Champions League ifitemo nk'indi kipe ngitangiri babayika kayitegura abakinyi babonye ko batangiye gushwana Vita Gyökeres aratsinda igitego akavuga ati Saka wiza kunserebro n'ujya umpasa ni Benoit Wampash turabyinjira mu kanya Declan Rice akagura umutoza wungirije ate kubundi wowe uri hano ukora ibintu nk'ibi ikinege ari Pep Guardiola avuze rema y'ingenzi umukinnyi wari uhari ushoboka muri center back mu Bwongereza no ku isi muri rusange ni Maguire umukinnyi ubanza mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza umukinnyi ubaye kapiteni w'ikipe imyaka 5 umukinnyi utwaye igikombe mu ikipe ntoya umukinnyi ubizi neza ko kuva muri ekipe ntoya akajya mu ikipe nini bisobanuye neza gusimanta 100% umwanya ubanzamo muri nationali ndetse no kwa kundi umwe ashobora kugira form stones akaba ati nagize form nkumukuremo Gehi akinane na wenda na Maguire cyangwa na Konti nzaba njyanye muri City natwaye igikombe kazo mbwira ngo bimeze nta kibazo mubwira we experience ya Champions League wambwiraga ngiye kwikina ibintu byose ari tayari Gehi ni ijisho ryiza ry'umugabo uzi icyo gutwara igikombe bisaba kandi izimbunda z'imisada ebyiri yongereyemo nasemenye wenda we by'abataka kubibara biba byoroshye
agiye match ebyiri abaye man of the match kabiri atsinze ibitego bitatu ngiye nibyo nemera VAR yemera bibiri afite na assist ni siko biveze ni ibitego bibiri atsinze bitatu VAR yemera bibiri amategeko yemera bibiri ariko afite man of the match ebyiri aguze umukinnyi wa nyawe yaba imbere n'inyuma kuko hagati we ntiyaramukeneye kuko barahari arafite mu by'ukuri watangiye uvuga uti n'umuyobozi ibyo nk'ibyo ntabwo nabyibagiwe ndatabifite mu mutwe gusa uyu mwaka w'imikino kuva muri sama dore ukuntu yagiye cyangwa se atanga amafaranga ku isoko miliyoni 185,800 by'amapawundi nibyo batanze muri sama. Tijani muri AC Milan 46,300 z'amapawundi hanyuma Len Aitinuri 33 avuye muri kipe ya Wolves. Marcus Bettinelli bamukuye mu kipe ya Chelsea ku mafaranga atarigeze atangazwa hanyuma Aran Cherki muri Lyon 34 z'amapawundi hanyuma yitwa Steven Nipon muri Rosenborg miliyoni 12 n'igice hanyuma James Trafford 31 kuva mu kipe ya Bayern mu gihugu cy'Ubwongereza hanyuma Donnarumma kuva muri Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa 26 z'amapawundi hanyuma muri uku kwezi kwa mbere amaze gutanga 64 z'amapawundi yaguze Antoine Semenyo bajyanze bikunze mu masaha imbere barongera izindi 20 z'amapawundi bari bugura umuvandimwe witwa kapiteni Gohimak kuva mu kipe ya Eagles cyangwa se Kagoma Palace mu gihugu cy'Ubwongereza ndavuga ekipa byibuze kuva 2016 muri sama cyo bita net transfer bivuze ko ni y'amafaranga utanga ku isoko iyo bavuze neti ni ikinyuranyo cyayo watanze nayo winjije. Urakoze cyane ayo watanze nayo winjije ugurisha abakinnyi ni urwunguko mu kinyarwanda nko abantu bacuruza ipantaro nyiguze ibihumbi 10 nyigurisha 15 yego n'ugutsamo 5 cyo bita net spend cyangwa se net transfer mu kipe ya City mu gihugu cy'Ubwongereza byibuze kugeza muri kano kanya uvuye mu kwezi kwa 10 muri mu kwezi kwa 6 imaze gutanga miliyoni 761 z'amapawundi ku isoko ndagenda byibuze mfata buri mwaka cyangwa se buri season ndebe ko byageze ubu ngubu season mvuze na 16 na 17 batanze miliyoni 181 n'ibihumbi 100 by'amapawundi ariko ku isoko bagurishaho miliyoni 5 bivuze ko iyo sama cyangwa se iyo season batanze miliyoni 173 n'ibihumbi 100 2020 na 2018 batanga miliyoni 278 by'amapawundi ku isoko ariko binjiza 91 ibihumbi 200 ku isoko bivuze ko iyo somo rusange batanze miliyoni 187 n'ibihumbi 100 ndagaruka ndeba buri mwaka uko bagiye batanga amafaranga kugira ngo afunge 261 z'amapawundi Aderan bajyanze bikunze uburyo afunguye ingingo urese yumvise icyo witwa Gohimak afite cyangwa se uburyo ubushobozi bwe muri rusange ariko nese nibaza ikintu kimwe ere ku ijambo nakunze ryitwa leader cyangwa se leadership ati n'umuyobozi yabidusobanuriye muri Palace ndetse n'uburyo amaze kubona umwanya mu kipe y'igihugu y'intare 3 z'Abongereza ariko mita njya muri carte za defense ya Manchester City nubwo harimo imvune z'aba John Stones ariko Stones muzima turabizi icyo atanga turabizi ko mu kipe y'igihugu ya Portugal he's a leader ndavuga Ruben Dias mu kipe y'igihugu ya Croatia he's a leader ndavuga umuvandimwe witwa Josep Gvardiol reka ndenga izi mvune bafite muri kano kanya reka mfate ikipe yose yamaze kugaruka John Stones Josko na Ruben Dias kandi uyu muvandimwe tuvuga afite intambara mu ikipe y'igihugu wenda aba John Stones hari Maguire Ezri Konsa n'abandi ba defenseur bahari kandi byanze bikunze arifuza kujya mu gikombe cy'isi afite umwanya ubanzamo cyangwa se amaze kwizerwa ku buryo yaba umuyobozi mu ikipe y'igihugu Captain Gohimak wa Palace reka tumushyire mu Manchester City defense yose ihari yajya mu kibuga cyangwa yarishobora kujya muri United nako Manchester City Magehi umudefenseri mwiza umaze kumenyera shampiyona umaze kwitwaramo n'ibikombe bibiri muri ekipe ntoya ntabwo ari ibintu bisanzwe ariko yabigezeho saba defenseri benshi mu gihe cya vuba ahangaha batwaye ibikombe bari muri ekipe ntoya FA Cup abo twibuka ni muri Newcastle Super Cup nabo twibuka nabo muri Leicester City mu myaka ya vuba ahangaha defenseri bari mu ekipe mato bagakora ku gikombe runaka Newcastle ni Carabao Cup, Leicester City yari Premier League,
ari mu barwanyi ya kipe ya Robert Wood na Wes Morgan, Robert Wood na Wes Morgan na Crystal Palace ya Magehi, Maxence Lacroix na Chris Richards defense atwa aba defenseri. Ubwo tuvuza bagenda babanzamo ntabwo tuvuza basimburaga hirya no hino. Muri Newcastle yari Botman na Danny Ban akinaga ibumoso ubwo ni Fabian Schall bose kenshi bakinaga muri rest defense ari batatu, ariko Danny Ban akina iburyo. So ubwo rero bisobanuye ngo hari agakangara wamushyiramo k'abakinnyi bavuye mu equipe mata ariko ari umwihariko runaka bafite. Ko Virgile tuvuga muri Southampton ntabwo tuzi igikombe yatwaye nubwo yavuye nyine akaza akaba umudefenseri mwiza. Turavuga urugero ba Wesley Fofana yanyuze muri Leicester City ariko nta gikombe tuzi yatwaye gikomeye, ariko Leicester City tunabaye credit bafite na FA Cup bari kumwe na Brendan Rodgers barayifite, nibo ndabyibuka neza cyane. Ashobora kuba baratsindaga Man City kuri finale. Erega muri FA Cup esheshatu ziheruka nta kipe yitwaye kabiri. Ndumva Leicester City irayifite ya 2020 na 2021 Leicester City ifite FA Cup rwose ndumva ndimo nyikura neza mu bitekerezo byanjye. Irayifite ndabizi muri esheshatu ziheruka nta 2021. Yego ni 2021 nayo kagari 2021. Bisobanuye ngo iyi Arsenal yatwaye iyakurikiye Leicester City niyo yisitwa. Uva habanje Arsenal hakurikiyeho Leicester 22 haza City 23 United 24 Seki ndabicuritse 24 Arsenal 20 Arsenal harimo na Liverpool nibyo nabicuritse 25 ni Palace, hari 20 Arsenal 21 Leicester 22 Liverpool 23 Man City 24 Man United 25 Crystal Palace. So ubwo iri Leicester City nayo tuyihereze credit. Ndumva icyo gihe Wesley Fofana nayo mukuyemo ariko yari ayirimo ari kumwe na ba Johnny Vans na Kaglar Soyungu. So urumva rero ntago Estre yawe yaje kujya yarapfubye yagiye nka muri Atletico yagiye muri Turkiya yagiye nka Hervé Rugwiro urumva ari mu rwose yagiye. So kuri Magehi rero hari icyubahiro akuye muri equipe no yavuyemo, uretse kuba yari umukinnyi nyine wamaze kuba umukinnyi uhora mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, ariko hari n'icyubahiro akuye muri club ye. Ni nayo mpamvu tuza no kugaruka no mu ngaruka zimwe na zimwe zisigaye kuri Palace kuko bawugurishije Magehi. Uyu mugabo amaze gukina imikino 26 mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kuva yayikandagiramo mu 2021. Muri Crystal Palace nahoze ndeba match yaramaze gukina nibura imikino 191. Muri Premier League nabonye afite mu match nyinshi. Kimwe mu bintu byo kumushimira uyu musore, season ya mbere muri Palace match 45, ya kabiri match 40, ya gatatu match 29 niyo season yakinnye match nkeya, ndavuga amarushanwa yose. Iya kane match 44, iyi season yaramaze gukina imikino 33. Wow, ako gakangara tubanze tugasura nk'umukinnyi utavunika cyane. Aho iyo ni record nziza. Impamvu ngihereyeho nuko muri Manchester City niba turuvuga ngo Joe Stones, Nathan Ake, Ruben Dias barimo baravunika cyane muri iki gihe. Yega ni mpamvu aguzwe no kubera imvune zirimo. Iki kintu rero kubera iki Gehi ashobora kutagira ubuhanga nk'ubwa Stones tuzi muri prime mu bihe yahari pe mu defense arusha Gehi. Hano naye rwose ko batwamenya kimwe muri Everton bamugura no muri Man City yari mu defenseur mwiza, nubwo bataje afite hype nk'iyageye kubijyanye n'ibikombe, ariko yaje mu defenseur mwiza. Icyo gihe abantu babyibuka Joe Stones yanarusha, yewe ahari availability yabonetse yarusha Gehi. Ariko Gehi availability z'ikintu ikora se y'umukinnyi yaboneka cyane agakina match nyinshi, wisanga umutoza nta bindi bisubizo afite uretse kumushyira mu kibuga, abandi bakamuturuniraho. N'igihe babandi beza bagarutse hari igihe usanga hari partnership yakoze nzima n'undi muntu, cyangwa ugasanga amaze kuba umuyideri w'iyo defense ku buryo n'undi wese uri buzana aravuga ati uriya mukinnyi ahora ahari, therefore abandi bagomba kumuzengurukaho. Reka ngo urugero rwa availability muri Liverpool uburyo yigeze gutuma umwe ava mu kibuga undi akakijyamo burundu hagati ya Matip na Joe Gomez. Matip yari umukinnyi ubanzamo buri gihe ariko aza kuvunika, Joe Gomez ajyamo. Joe Gomez cyabaye yagiyemo, Matip agarutse arya bench. Ikintu cyakuye Joe Gomez mu kibuga nuko nawe yavunitse, Matip arongera afata umwanya. Urwo rugero narutanga kuri Matip na Dejan Lovren ajya kuva muri Liverpool yari umukinnyi ukina
no kuri finali ya Champions League yari mu kibuga kubera iki kubera imvune y'amatipe Lovren batamwemera kubera ko yari umwe mu bakinnyi Klopp yasanze ariko araza arakina Klopp yisanga atari bushyiremo amatipe bisanga Lovren ari bugumane na Virgil mpaka so urumva rero kuri Gehi Stones yamurusha yewe na Ruben Dias yamurusha na Josko Gvardiol mwiza wafunze neza bashobora kuba baringanira ku rwego rumwe ko Gvardiol nawe aracyafite ahari ibyo guprova byinshi ariko uyu musore availability ye izatuma abona igihe gihagije cyo gukina icyo kirenze icyo kije mu buryo bwo kuba ari umukinnyi utavunika cyane arabigaragaje ariko nanone utarakomeza gato sinzi niba ufite injury record wenda nakunganira gato kugira ngo abantu babyumve neza kuva 2020 byiza ubwo turavuga imyaka 5 kapiteni Guehi Mark amaze kugira imvune inshuro 8 zonyine mu myaka 5 2020 n'imyaka 6 hagati ya 2026 byibuze itandatu aho ngaho oya byaterwa naho uri ushaka kuba iwanyu mu kiri muri Ethiopia ni 2018 kugira nkunganira gato zeraho yego imvune aheruka yamaze hanze iminsi 12 yonyine urumva ko niyagiye ntagenda ngagumeyo naga ari umuntu ugenda ngagumeyo zoroshye ahita agaruka ahora hari cyane so uyu musore rero hari icyo kintu gishobora kuzatuma muri Man City abona igihe cyo gukina kuko izo injury record tuvuga si nziza kuri ba Ake si nziza kuri ba Stones ba Gvardiol bose ntago ari byiza habe na gato ariko uyu musore ndibuka abongereza bagera kuri finali ya Euro 2024 ngizamu afite Pickford iburyo bafite Kaoka defense n'uvari Joe Stones Magehi na Trippier bakinaga gutyo Trippier nakinaga ibumoso hari bakinaga gutyo ko Lukshaw icyo gihe yari ahari cyane kuri ya finali ya Euro niba ubyibuka reka nze nkurebe so kuri uyu musore ikintu cyonyine mufiteho ikibazo ni iki ngiki muri Crystal Palace yes bakoranye byiza na Oliver Glasner byo gushima cyane rwose muri kino gihe kitarenze imyaka 2 bamaranye kuko Nuvera yigezemo umwaka wabanjirije ushize ariko azari mu kwezi kwa mbere defense ya batatu yari defense ya batatu yari Kelly Walker Stones na Guehi iburyo azamukiraga umuhungu wawe Bukayo Saka cyane ibumoso ariyo Messi Show bisobanuye ngo aho hantu nabwo yabaye umudefenseri mwiza ni naho hantu burya yatangiye guhabwa agaciro cyane kuko ndibuka icyo gihe Southgate yaramuhamagaraga abantu nyine bagakomanda bakibaza se gute ariko Southgate we akavuga ati ngewe nahamagaye na Calvin Phillips mukuye muri Leeds mu cyiciro cya kabiri ariko akaza akaba umukinnyi mwiza mu myaka iri akaribwo mubona ko umukinnyi yarakwiriye korap uyu musore muri Manchester City karite zo kuba ari umukinnyi uzi gukinisha akaguru ni byiza arabifite mu kirere yabafasha pace wise mu kwihuta yabafasha ariko mfite impungenge kuri iki kintu mbona ko no muri competition nicyo kintu ntegereje kureba muri competition muri Man City azabishobora nk'uko abikoze muri Crystal Palace ugiye muri ya ngingo kuvuga ngo ba defenseur bose bahari uyu mu defenseur muri equipe y'Ubwongereza tuvuze Southgate yari makina aba defenseur batatu yego no muri Crystal Palace bakinaga aba defenseur batatu Maxence Lacroix Chris Richards nawe mu ba defenseur babiri ntago buri bukinnyi wese ukina mu defenseur batatu yexiringa mu defenseur babiri argiye bimugora rwose hargiye bimugora kuko mu defenseur batatu bafite uburyo mu fullback w'ibumoso nka Tariq Mitchell yamukuvuraga cyane na ruguru kuri Chris Richards Munoz abamukuvura cyane sasa uyu musore simvuze ko nundi muri babiri utawufite nimero 3 ariko Manchester City arigiye nimero 3 wayo imurekura cyane kamureza ubwinyagamburira kegera imbere sasa Gehi naguza mu defenseur mwiza mu gukavaringa icyo gice cyose ufite aho hantu mu gihe barekuye wenda Aitinuri cyangwa se Nico Lily mu gihe Aitinuri yazamutse Nico Lily yazamutse ubwo kimwe gatatu wese kiriya gice ubwenge bakoreshaga muri batatu uvuga ngo umuntu nancika aratahura na Chris Richards na Maxence Lacroix this time around muri babiri uzaba mwiza nkuko byari bimeze ibyo nabyo izo mu nyenje ufite wowe nizo muri formation kuko Oliver Glasner batwaranye FA Cup na Community Shield tubona Gehi ari umudefenseur muri batatu b'inyuma yewe na Southgate amuzana yamukoreshaga muri batatu donc bagikinara aba defenseur babiri kugihe cya Patrick Vieira nta Gehi twaramubonaga ko ari umudefenseur twamaze kumenya ariko ntago yidestingaga ngashyiremo icyo kinyuranyo hagati ye n'abagenzi be so icyo kintu ro ku ma systeme n'ama tactique